ngo tuje tutambaye twaza twambaye mwajya Subu sukizira. Oya ntacyo Narakikubwiye ariko. Ntakisubiremo nyine warakimbwiye ako nakibagiwe. Yari ntago mukwiranye n'umukecuru umwana ariko ntago byanshimishaga pe. Waje kumpresenta. Naje kukupresenta. Nyine naje kukwereka abakunzi bacu. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Promesse TV show. Tubashimira mwebwe mwakanda subscribe utrayikana ndagusabye yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro uko bwije nuko bukeye. Mu muco nabatoje no kubatangira mbasuhuza. Ndabasuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ndetse nabo mu mujyi wa Kigali ariho twicaye unonaho. Ntabwo njye nibagirwa babandi bo muri ya ntara y'aba diaspora bajya batubwira ngo tujye tubitaho mu ntara. Namwe turabakunda kandi tubahoza ku mutima abari Zambia, Mozambique, South Africa, Central Africa ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye biducikije harimo Burundi. Rwose ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Muri abantu beza, muri abantu b'igikundiro, n'ukuri barundi n'abarundi kazi mbahoza ku mutima pe, ndabakunda. Nanjye ni mu nkunde munyere ku rukundo, nanjye sinzabatenguha. Ntabwo ari mwe mwenyine, harimo n'abakongomani badukurikira, harimo abo muri Uganda ndetse isi muri rusange. Nsabira abantu bari mu bihugu birimo intambara ko rwose Imana ije ikabarengera. Nukuri mwihangane, ntabwo ari cyo mwaremewe, nuko nyine ari ubuzima tubamo burahindagurika. Uyu munsi wishimye, ejo ukababara. Abatabonye icyo kurya nukuri igihe ejo muzarya. Abari mu bitaro mutureba muri kudutanda, abari ahantu hatandukanye nyine muri rusange mu bice bitandukanye mu buzima butandukanye, murakoze cyane rero kuko mwari muneza amatwi nyine mutagira ngo ngiye gusoza, ahubwo nuko munyemereye nkabasuhuza. Ndi kumwe n'ikizuba ahangaha. Bimeze bite? Ni sawa. Biragenda cyane. Basuje abadukurikiye. Murakoze. Nanjye ndabashuje mwese mudukurikiye. Amazina yanjye ni Anne. Uyu ni umukunzi wanjye turi kumwe hano muri kubona. Twaje hano kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nari narifuje kenshi kuzaganira nawe tugakorana ikiganiro. Tugakorana ibiganiro ariko byabaye twaje ngo tuje tutambaye twaza twambaye mwajya urakoze cyane Anna rero mwaramubonye yagiye avugwaho amagambo menshi, mwagiye mumvuga amagambo menshi atandukanye ariko atari mabi, ariko n'abavuze amabi nabo muri rusange ndabashimiye. Buriya hari imyumvire muba mufite, hari ibitekerezo muri mwebwe biba bibarimo mutagomba guhisha, kandi nta n'umuntu ushaka guhisha ibi murimo uko byagenda kose, sibyo? Rero ubu nonaha nubwo utabikunda namuhatirije ndamukurura, ndongera ndamukurura, ariko rwose icyo nakubwira cyo ni kimwe, ni uko tudateze kubatenguha. Ntabwo tuzabatenguha rwose. Ukuri uko tudateze kubatenguha. Ikindi cya kabiri, kameramani ufunge iyo telefone yawe kuko uri kutubangamira. Kameramani aba yibagiye ko turi mu kazi. Kameramani ndamushimiye rero, bamwita Prinel, niwe uri ku buhanga bw'ibyuma, ni umuntu w'umugabo, niwe uri kubikurikirana byose uko bwije n'uko bukeye, niwe tugiye kujya tubana mu biganiro bya kuri Promesse TV show, sibyo? Gusa abantu twagomba gushimira nibarangiye. Shimira na baby wanjye ko yitabiriye akanyumvira akaza muri iki kiganiro kugira ngo mupezante. Si mwamwishimiye? None se kuri kutari kumwe nibireke ko none se
okay umwanya ni uwawe. Okay. Waje kumpresenta. Waje kumpresenta. Naje kukupresenta. Na nyine naje kukwereka abakunzi bacu. Hari abantu batari bakuzi mbo hari ubuzima narimbayemo bari bazi ko Promesse yagiye he, Promesse ubu ngubu yari yahuye yarapfuye, Promesse ntawe ugihari, Promesse nyine byinshi harimo n'abari baranyibagiwe, ariko noneho nshimye Imana ko noneho bongeye kumbona turi kumwe kuri izi mikoro zacu, sibyo? Ni ukuri mbasabye ngo badushyigikire ni ukuri pe, natwe turabana nk'abandi, sibyo? Badushyigikire bakande hari hepfo subscribe, harya niko bavuga subscribe. Yeah. Subscribe. Urumva kuri kugenda unanyigiye. Comment na like ni ibintu bikenewe pe, kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu nkuko twabivuze muri rusange. Uriyumva uterera. Okay. Mbere na mbere ko wabaye utya biranshimishije cyane kuba turi hano mu kiganiro turi kumwe. Najyaga nkubona uko ibiganiro bigiye bitandukanye we na Jane, ariko uyu munsi niwe turi kumwe noneho ubu ngubu bagiye kuzajya badukurikira turi kumwe. Biriya biganiro wakoraga hari benshi nyine bateraga amakomenti atandukanye, Jane ntabwo mukwiranye, ni umukecuru, uri umwana, ariko ntabwo byanshimishaga pe, nubwo ibintu nabikunda ariko ntari nta kibazo. Tugiye kuzajya dukorana ibiganiro twereka abantu, tuvuge ku buzima bwacu nyine nk'uko waje kumpresenta bamenye n'uko tubayeho ubuzima bwacu. Kandi ubyanga? Oya ntabwo mbikunda, nese waje kumpresenta sibyo? Waje kumpresenta gusa birangire cyangwa ushaka ibizakomeza? Naje kwerekana umukunzi nk'uko umwana iyo ari mu rugo yerekana umukunzi we, none se iyo yerekanye umukunzi we ahora mu rugo ko ubu tumvuge ko hano ari mu rugo twaje, naje kukwerekana nk'umukunzi wanjye na confirmye ko nta wundi ugomba kukuza inyuma cyangwa imbere, sibyo? Muri uru rugendo rw'urukundo rwacu nyine, ariko noneho nkahita nongera nkagwerekeza ugataha, sibyo? Ukazongera kugaruka dukora ubukwe. Nibyo numvaga nifuza. Ubu birarangiye kumpresenta ndagiye, ntabwo nzongera kugaruka hano. Kuzagaruka gukora iki? Okay. Sheri ntabwo wabyumvise abantu bavuga muri comment ngo kiriya gisupusupu ushyize kuri media birarangiye, ubu ngubu bagiye kumugutwara. Ase bebe bazakuntwara. Surumva inde wakuntwara? Aha bya bisore by'amatuza nka cameraman hariya. Reka ntabwo nkunda ibituza. Nakubwiye ko nkunda ibituza. Ukunda iki? Wese utuma ntekereza akabazo kawe. Unkundira iki? Ikintu ukundira? Subusu ukizira? Oya? Ntacyo nzi. Narakikubwiye ariko. Ntakisubiremo. Nyine warakimbwiye. Ako nakibagiwe. Okay. N'abakunzi bacu bamenye icyo nkundira. Ikintu nagukundiye rero ni bwa busazi bwawe pe, ntabwo nabisha. Kenda umusazi. Oya ntabwo uri umusazi, nyine uri umuntu uri sociable ukomekana n'abantu. Njye nakubonye nyine ukunda kuvuga wisanzura, ariko nyine icyo nicyo cya mbere ko ntabwo twari tuziranye, nta n'indi jambo twari twaravuganye, gusa nyine ibyo ngibyo byonyine nicyo kintu cya mbere nabonye, gusa bitavuze ko hari n'ibindi, ariko icyo nicyo cya mbere nabonye, gusa nyine nibyo byanshimishije cyane no kuba twaratangiye kuvugana, nicyo kintu cyankuruye. Wakuruwe nuko twatangiye? Oya. Mfite utugambo turimo isukari. Oya nta nubwo watumbwiraga, nyine wavugaga muri rusange. Okay. Nuvuga ngo ngewe nateretaga Jane ukiyumva nka Jane. Oya. Wapi. Iyo nukuvuga ngo iyo twaganiraga na Jane wafatagaho Jane yicaye ukahava ukahamuterura noneho ukaba ariho yicara. Nkaba ariho nicara ko n'ubundi niho nicaye. Ikintu gikomeye. Ese baby tutaretse kubeshya, umunsi wa mbere ukimbona ni iki cyakuje? Uvugishije ukuri utambeshye, ni iki cyakuje? Cyanjemo. Nahise ngukunda bitewe n'ukuntu nakubonye. Baby tuvugisha ukuri. Nuko wankunze ko
ndi umusore mwiza reka mbivuge gutyo si ukwitaka ariko ubwo wenda kuri wowe niko bimeze kandi ni nako kuri wenda wowe kuri wowe niko kuri noneho birangije urankunda ako se wankundiye ubwo bwiza wambonanye cyangwa ubwo wankundiye public wambonanye kuko hari ukuntu umuntu akunda umuntu cyane cyane bino bintu maze kumenya icyo bita media ni ikintu kidasanzwe umuntu akakubona akumva ko uri kuri media kuzaba ari kumwe nawe ari ibintu by'ishema kazaba uri ahantu mu gitaramo runaka mu nzira bakavuga dore wa mukunzi wa Promesse si cyo kintu waba waragendeyeho oya ntabwo ari cyo nagendeye sibyo njye nagendeye ubwawe mbere na mbere utarajya muri izi social media nubwo ntari nkuzi gusa nyine uko nagukunze ni uko nakunda undi wese wankunze utarambona iyi nagukunze utabeshya ukuntu umuntu utazi n'isura warabyimagina mu buzima bwawe ari uko bijya bibaho nkashushanya ngo nshaka umuntu umeze gutya baby mujya mubikora ibyo ntabwo njya mbikora baby mujya mubikora agatangira akavuga ngo umuhungu muremure w'igikara unanutse utabyibushye ibyo ntabwo mbigenderaho njyewe se ko wavuze ko wankunze utarambona wankunze ubyumvishe nabi njye nagukunze nakubonye sibyo ariko uko nagukunze ntabwo nagukundiye ngo kuri umusitari kuri nyine muri social media wapi nagukundiye ukuri niyo waba utari muri social media nkaba narakubonye ahandi hantu twari guhuza urakoze cyane urakoze kuba warankunda ibyo byose nanjye nkwijeje ko nazagutenguha ni iki wabwira abakunzi bacu ikintu nabwira abakunzi bacu ubu banjye aribo bawe ubu ngubu ikintu kigutangaza ubu abakunzi banjye bagiye kwiyongera kubera wowe ubu hari n'abagiye kugukunda bakanankunda n'abari abankundaga bagiye nawe kugukunda ikintu nabwira abakunzi bacu mbere na mbere ndashimira cyane cyane abantu bakubaye hafi kuko njye ntabwo bari banzi niwe bafanaga nyine abafana bawe ndabashimira cyane ukuntu bagufashije mu bibazo wagiye uhura nabyo mbashishikariza noneho tuje turi babiri ndabashishikariza kuziyongera noneho muri komenti zabo muri like muri subscribe kudukurikirana ko ibiganiro tugiye kuzaducishaho ko iminsi izajya igenda ishira abakunzi bacu ubu ntugiye kubakunda ndabakunda cyane 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 nyamara ushatse wanabashimira hari abatarigeze muri biriya bibazo byose nagiye mpura nabyo sibyo hari abatigeze bahwema kuba bankurikira bakurikirana amakuru yanjye sibyo kuri WhatsApp kuri telefone isanzwe ndashimira umurundi kazi uba ni Kirundo ni Muyinzi ni mu Muyinza aho ngaho twajyaga tuganira akangira inama gusa n'ubu aracyabikora namwe ndabashimira ukuri muri abantu b'icyizere mama Jane uri muri Afrika y'Epfo ndagusuhuje ndabizi ko nkurikira 100% nubwo twaburanye ariko ndabizi ko ukurikira uko bwije n'ukuri nuko bukeye ndagusabye kugira ngo wongere ugarure ya mode wajya gunshyiramo nkumva ndundi muntu ukomeye arabona rero bavuze ngo narananutse ngo narananutse ngumenya ngo baragukubise ikintu ngo bita ngo cya kintu bita ngo igiswaku ni igiswaku ngo ndwaye igiswaku ngo ni sida ngo ntiyagukubise sida urumva ibintu byinshi bandika mwe mubeshyera kuko Jane ndahamya nashidikanya yuko ayirwaye simbizi sibyo sinanabihamya ariko kuba naragize depression nkahura n'ibyo bibazo ntabwo bivuze ko hari izo ndwara gusa kunanuka iyo n'umuntu ndaherukana hari ukundi kuntu umubona sibyo birashoboka ko wenda nawe nananutse kubiditewe n'ubuzima ariko muhumure ngubu noneho nabonye ikibasumba sibyo
nzongera nshishe mere neza ndyoherwe sibyo baby sibyo ya ikindi ni ukuri ndabinginze inshuti zacu ndabinginze comment zinshi intege ubwo ko mwebwe murishimye oya ntabwo bikwiye birakwiye sibikwiye guhinduka umugani wa yabigomba bigomba guhinduka sasa tugakora iyo bwabaga kugira ngo sibyo turwane intambara kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro buri munsi babyemeye ntuhari ijana kuri magana ijana kuri indi njye ijana kuri magana abiri byarenze igipimo njye biruzuye noneho ako bebe ndibutse hari akaririmbo wigeze kundirimbira kare turi hariya turi behind camera hariya wigeze kundirimbira uturirimbo dutatu ndashaka kakandi wahereyeho numvisha abakunzi banjye n'uburyo uzi kuririmba uririmbe cyane babyumve utiyongorera nka kwa kundi bwo wanyongoreraga mu matwi ako noneho ugiye kundirimba nisaba cyangwa kongorera okay nyongorera kari mugiye kundirimbira okay zamura twumve sasa okay yes muteze amatwi byakoroha guhindura inyanja ubutayu byakoroha kubona ifi iguruka mu kirere mbere y'uko ngira igitekerezo cyo kukwanga umuriro wanze ugatoha imvura ikagwa izamuka nkabona gutekereza kukwanga no mu nzozi zanjye mbi ntabwo njya mbirota nihagira kubwira kwagukunda kundusha uzamuhungire kure kuko azaba kubeshya nawagukunda kundusha njye ngukunda kubarusha nawagukunda kundusha njye ngukunda kubarusha yambi baby merci beaucoup bisous none se nanjye ko numva nshatse kukuririmbira okay ntacyo bitwaye muririmbire oya wibisaba ndirimbira ndibuka uko twahuye dane njyewe nawe twari tutaziranye tumenya n'ubwo uko iminsi yacihita niko nangiye gukunda kurushaho sinari nzi ko tuzagera aho turi urukundo ni nk'indwara uru rugendo natangiranye nawe ndifuza ko rukomeza naho byaba bigoranye nzahora ngukunda baby kutanshimiye narizi ko gikomeza wow thanks bimeze biteze ni fresh urumva unyuzwe noneho nduzuye wari ucagase oya urabona rero uririmbiye ariko wowe watangiye kuzana akaboro k'iki n'iki ako ibintu ninde ubikugirira gutya ubu hagiye guca hahandi n'iki kameze fresh bya danje akaboro karakubera bya hatari sasa rero nta kintu ntakora nta kintu ntavuga usibye ko bindenze gusa nishimiye kuba nongeye kuba numva nishimye nanjye nuzuye ibitekerezo byanjye byose umeze nk'akamarayika kigendera mu kirere sibyo wese ko bimeze wowe kuri njyewe kuri njyewe nawe niko bimeze ni ukuri mva mbwiza ukuri pe uko byagenda kose nzemera
mpangane kugeza gupfa kwanjye. Wow. Sibyo? Ariko nibura pe nyurwe n'ibyo nkora. Ako ni ese ubundi ukunda iki kuri njyewe? Kuri wowe nzajya nkukorera buri munsi buri kubyutsa. Ikintu uzajya unkorera? Ikintu nkunda ukunda nzajya nkukora pana kiri kuri body yanjye. Yego. Igikorwa apana wenda ikikuriwe. N'abakunzi bacu babyumva. Ubwo babimenye ko buri gitondo cyangwa nimugoroba akari akantu wandikiwe. Kundirimbira. Nabikoze. Oya, buri gitondo ubikoze aka kanya. Hari igihe utazongera kubikora. Nzabikora ndabikwemereye. Noneho kugira ngo abantu bemere. Ikiganiro cyose tuzajya dukora ari mu gitondo nzajya nkuririmbira. Ikiganiro cyose tuzajya dukora ari nimugoroba nzajya nkuririmbira. Igihe tutazajya tuba turi kumwe nzajya nguhamagara nkuririmbira. Wowe se ni igihe uzajya unkorera? Oya, ahubwo wowe mbwira icyo ushaka. Nanjye mvuze icyo nshaka, nawe uvuze icyo ushaka ntaribi. Vuga icyo nshaka. Vuga icyo ushaka. No kuzamura hafi. Turi kumwe gutya. Ntabwo guhora hafi umuntu ari uko baba bari kumwe buri munsi. Tubyo no kuzamura hafi. Uzabikora? Nzabikora. For sure. Buri munsi nzajya nkora hafi. Ngira ikintu rero ku mubiri wanjye ukunda. Ikintu. Dore kano kandi. Akangaka. Kamera uri kukabona? Akabara ariko kwereka uri kukabona? Ntabwo uri kukabona? Gakwege karebe kari hano. Zoominga kamera ukabona. Ngo ukameze gute? Kameze nka gatanu. Kameze gute? Kano na karongo kamwe kamanuye akandi gatanu. Ubwo ni umusaraba wowe. Oya, ntago ari umusaraba, ntago gaciye. Kamera uri kukabona? Gahige ukabone. Niba katanaboneka ukazane muri highlight. Tuza gufata pe. Kamera gashake ndakwemera ndanakwizera. Kuri umuntu w'umugabo. Wakabonye? Naka ngaka. Oya nta do. Gashushanyije. Wakabonye? Kamera wakabonye? Reka nkabereka. Aka kantu uri kukunda. Mwakabonye? Gutya. Muri kukabona? Gakorewe gashushanye bakabona. Ewe tata we. Niko? Wakabonye? Ni kariya? Nako ngako. Umubiri wose tu? Nta kindi? Ni byinshi. Ako nerekanya kari mu maso. Gutya. Ako ni imisatsi yawe. Iyo utasokoje. Iyo utasokoje. Ushaka kujya umbona nyine. Ushaka kujya umbona. Kari abantu bavuga ngo imisatsi abari nk'iyi mbose. Oya se, abo ngabo sinzi imyumvire bagifite, gusa njye niyo nkunda. Niyo nkunda ahubwo. Uzi yo sokoje mba nakuyobewe. Shasi mba nabaye akana keza. N'abantu bose n'abakunzi banjye bose kuri rubuga rwacu badukurikira. Barabizi neza ko, sibyo? Barabizi neza ko. Iyo nasokoje mba nabaye akana ka pasiteri pe. Uzi iyo wasokoje ndakuyoberwa. Yewe. Ubundi bwa mbere nkikubona nakubonye bimeze gutya. Kuri ya video ya mbere na Jane. Ariko ntago byari bimeze gutya cyane kubera ko nari nagiye muri salo baragagira neza fresh. Buretse ari igihe nzaza nkabikwereka. Ariko kameze kateretse fresh ku mutwe. Gasokoje. Oya. Gakaraze. Nibyo? None si nyine kadakaraze. Oya. Ibyo gakaraze. Noneho kameze kari kwafi ya danje. Nibyo ukunda ni nabyo wishimira. Nibyo nishimira. Ibintu byo gusokoza mba nakwiyobewe neza. Mbaza ibibazo bine wifuza kumbaza, wumva wifuza kumbaza. Ibibazo bine? Okay, ikibazo cya mbere. Ese ni irihe tandukaniro kuba turi kumwe no kuba ari kumwe na Jane? Mbwira niba ari itandukaniro, nyuma yo kubimbwira ntusanga ari hari
umbwire iryo ari ryo n'ukuntu bibona. Itandukaniro rirahari. Mhm. Itandukaniro ukuntu rihari, Mhm. Jane hari ibyo atari yujuje, Mhm. ariko we wujuje. Eh. Mbona uko nza kubivuga bakavuga ngo ni bya bindi byo kuba nasebanyije navuze bidakwiye ngo ko ari ex twatandukanye, ariko namwe mushyize mu gaciro. Jane yarandutaga, uyu ni umwana atunganya imyaka, wenda nimba tutanayingana ariko ndamuruta, ariko si cyane, ariko kugira ngo nanone umugore aruta umugabo, umugabo yaruta umugore, nubwo ntabihamya cyane ngo mbishingireho, ariko iyo umugabo ubona aruta umugore, ubona nibura hari, ubona bipfa gusa neza kuruta uko waba uri kumwe n'umwana w'umusore mu muhanda n'umumama ukuze, reka mbivuge gutyo. ariko ku kibazo warumbajije, uracyari gatoya, uri proud yanjye, sibyo? Ikindi, useka neza, unareba neza, ufite ibyiso nk'iby'inyana zo mu ruhongore. Ntabwo bikunda. Okay, simwumva ngo ntago abikunda. Ubwo ngubwo ubu none ngiye kukugaburira ikintu bita imitoma, mugaburira ikintu bita urukundo, ugenda ubyibuhungana ngo ushaka ko ngana nk'ingurube. Oya, nanone ntago mbivuze. Nshaka ko ugira taye, urumva? Taye yabaye abana b'i Rwagasabo. Ku buryo abirwota amasimba bazajya bavuga bati kabisa. Okay. I Kigali hari abana, Kigali hari inana zitwika. None yanjye yo irabarenze bose, inana yanjye irabarenze bose. Mbaza ikindi, nakubwiye 4 cyangwa 3. Okay, icya kabiri. Ese urukundo nkunda niye papasi rufite? Kumbaje ikibazo gikomeye. Urabona Sandrine warakimbajije. Yego se? Urabyibuka ko wakimbajije? Ako nyine ni ngombwa ngo uhora ukimbaza. Ari igihe waba warayihinduye. Papasi mfite ni ukutazagutenguha, kuko mpamya nashidikanya ko uko twahuye nuko reka mvuge ko wanyaprocinga nanjye nkakwaprocinga, kuko urumva nimba wenda twaratangiye turi inshuti bisanzwe bikagera aho bifata indi ntera, nuko twafashe umwanzuro uko tutagomba kugira gute guhemukirana, sibyo? Sinzaguhemukira. Urukundo rero papa, si y'urukundo rwanjye, shatu zibanire forever and ever. Okay. Urabyemeye? Ndabyemeye. Urakoze cyane. Icya gatatu. Ese uramutse wumvishe ko ufite undi mutipe dukundana, ntabwo urabyibonera pe, akubyumva ahantu henshi, abantu barabikubwira, uriya muntu arakubeshya, ntabwo urabyibonera kandi nta nubwo mbikwereka mu bikorwa, nuhe mwanzuro wafata? Burya ibyo babyita ubujajwa, sibyo? Cyangwa ubutiku n'amazima, sibyo? Ntarakwibonera, ntarakwifatira ikintu utaramu ubusobanuro cyangwa utaranyibwirira ibyo bintu, nta shingiro byaba bifite, kuko icyo utazi nta gihari, nta kibaho nyine. Icyo uzi nicyo kiba kiriho. Ubwo uzajya wemera ikintu wabonye gusa, wiboneye n'amaso ku maso? Njyewe nzajya nemera icyo niboneye n'amaso ku maso. Okay. Icya kane. Ese urabona tubanye, uzi ko ndi umukobwa, sibyo? Ndi umukobwa, uzi ko nta mwana mfite. Ese turamutse tubanye ukabona banzaniye umwana wanjye, nari naragwishe utari ubizi ko nabyaye nyine, ufite umwana ukabona baramuzanye, wabyifatamo ute? Nabyakira nkakubaza impamvu wari warabimishe, wansobanurira nakumva byumvikana, sibyo? Akubabarira. Akumva bitumvikana, tujye tureka kubeshya, amarangamutima aragora. Nahita ngira gute?
ugahita unyirukana. oya twatongana bikarangira ariko ako kantu nkakabika. Ariko mbanza ukunda kubika ibintu. oya ntabwo nkunda Ndetse kuki kubibika. wakabika kandi twatonganye byarangiye. Okay, sawa. Reka abakunzi bari badukurikiye rwose use nkubaze nka kamwe. Hajya njye sinakubajije. Kankubaza akabazo kamwe. Ikamwe konyine. No kuvuga ngo bakubwiye ko mfite undi mugore hanze tubana mu nzu. Ariko abantu bari kubikubwira bakaguha fact ariko ukabona zirumvikana ariko utarabyibonera. Wabigenza ute? Okay, njye nkimara kumva ibyo njye ntabwo njya nita ku bintu by'ibigambo gutyo. Kuko hari abantu benshi batishimiye ko twaba tubanye, hari abantu benshi baba bashaka kudutandukanya, hari abantu benshi baba batifuza ko twanavugana. Ariko njye mu gihe ntaribonera ukuri ntabwo nabyemera pe. Ntabwo nabyemera. Urakoze cyane. Reka dushimira abari badukurikiye. Ni ukuri muri abantu bakomeye, muri abantu bo kubahwa. Respect pe. Ibiganiro byacu nakagaruka ndagusabye ni ukuri wowe utarakanda subscribe yikanda hano kuri YouTube yacu. Sibyo? Ni ukuri umpunga ya mbere tugusabye, itafari tugusabye pe. Itafari tugusabye ni ukutureba ukaduha ibitekerezo nta kindi. Iyo niyo nkunga ikomeye, hanyuma natwe urukundo rwacu rukagumya rugakura kandi mbizeza ko tutazigera tubatengwana umunsi n'umwe. Turashimira rero cameraman rero turi hafi. Ciao ciao. Murakoze.